Amazina yanjye nitwa Karangwa Tesi Megan, mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse n'uwo nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye, itandukanye n'uko nakuze niyizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye, aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Nakira ariko mu kanya ndabageza ngo ku kazi nta kibazo. Hari utuntu narindimo dukeya. Okay. Yahageze se cyangwa ntaraza? Yavuye ku bidedwana cyangwa ntaradedwana? Okay. Azane dokima zose kugira ngo tubone uko tuza kuzitanga hariya. Sawa, mu minota 3 ndaba nkugezeho. Mama Sandra. Mama Sandra. Oui. Karame. Nari nibagiwe kubaza harya abana warabishyuriye amashuri cyangwa? Narabishyuriye. Bose narabishyuriye. Nta kibazo na gito cyasigaye. Nta kibijyanye n'amashuri narabisoje. Ese uyu muganga uko ansuzumye uko mpimye arambwira ngo nzareka inzoga. Ese undi ubona zitazakwica buri munsi kandi ugataha wasinze basi yabanywaga na kamwe. Kubera amasaha agera ku 8 maze mvuye kwa muganga nta kantu ndaso. Ubu numva hano ari ibinyagusa ariko ubu nkasomye. Wagacyayi ko muri frigo nako kaba karyoshye. Ngo cyayi? Gusikuru umugome. Oya ganaka ngaka ko mu rugo ntabwo karyoha rwose. Wapi? Nagiye aya kwabanzo yame ngo ampereze rwose ndumva ushaka iriya miti kuba nyihagaritse. Ntikiraya kwabanzo y'amakama kamwe by'ibu. Nose ko numva imitsi hano ibanye yikanange. Kukuze wagiye ureka kwigira nk'umuntu w'umwana. Ureka imiti ngo ugiye kunywa inzoga saraho zigiye ejo ntuzazinywa. Oya iyo nkonsomye hari ku rwose ibibazo numva numva mu magufa no mu mitsi bihita bivamo pe. Urageraga iki kwivuza se yumva inzoga ugakira? Oya nzahindura ibitara ariko. Nzahindura ibigo rwose. Uriya muganga nawe wagira ngo baramuntumye. Inzoga uzabuze. Gusa inzoga yawe yari cyo kibazo mfite. Kandi no mukikono bashobora ko hari umuntu twaherekeje kwa muganga bakamutera serumu kubera inzoga azinywa buri munsi atarya ngo nanjye nibuka Rodrigue wahahepfo uranyifuriza amaserumu nanjye ahubwo uzashiduka waguye mu muhanda ariko no mukikono wayindeye kaho nyumvira ikiko sirandura itandura tutarabana hari mukikono ari ndwaye ahubwo nyine tutarabana kuki utanywaga amayoga ngana gutyo wagira ngo uterete neza. Nabyo ariko rero burya nta kuba umugabo ngo yego cyangwa wari usanzwe uri umusinzi. Ndumva mfite ubushagarira bundaha rwose ndagiye. Ntabwo uri bugende. Bake? Ntabwo uri bugende rwose ukiri kunywa iriya miti. Ubu ugiye kumuriza abakobwa bawe n'abahungu baze bafunge ngo noye gusohoka. N'umuganga ahubwo bakuzirike. Guse nasoni ujye umenya kukuza. Rwose muzatuma mpfa igihe kitaragera kandi. Mundeke nibohore
nywa agacupa rwose kuko iyo nakanyweye rwose waba uragenda mu kabari ukicara amasaha 8 nta gasiporo ntaki warangiza ngo nijya guteye impyiko ariko rwose ariko se ubundi rwa rubyiruko rwawe nako bari ntabaraha ntaba iriwe hano jewe ndagira ngo jewe hanyetse Minerval hambere nabo bangendaho marakwibora tupango papa ngo yasinze nagira ngo mbahe Minerval yabo bazagenda bajya kwiga dore mane ishimwe rwose nayabonye babuhamagare nyazane nibageraho uvuge ko ntayo naguhaye ngaho nyumvira ntana yanywereye ibyibura urumva ko babagarire yeje nikureho ikibazo David ahora bansakuzaho jewe Devu ngo ndayanywera ngo sinaga zana na mushiki wawe ngo bahe Minerval ngo ntango nasinze kubera ko ndabajyaga mbona uriya mwana mbona asa n'utishimye aho kuriya mukobwa wawe rero uriya mukobwa we rwose Imana ni nta munoza nta kintu na kimwe ntamukorera cyiza ariko kunyiyumvaho nk'umubyeyi byaramunaniye oya buriya bigeze bizagenda biza buhoro buhoro ni uguhendahendaga buriya mbona wimbabaje bizajya bituma ahora yigunze abantu bagira ngo ndamwanga oya nta kibazo rwose kuri wowe ariko kurera umwana no guhozaho no gukomeza ukahendahenda nkabimwumvisha nanjye nzakuba hafi humura nta kibazo uriya mukobwa wawe rwose ntanyurwa njya kubaha amafaranga yo kugura imyenda ugasanga yaragiye aguza ubuntu umeze nk'imikandara ubuntu bw'ubujipo ugasanga ngo ni ibigezweho ngo ntiyakwambara ngo none se biriya bintu buriya kuko urabona yarambagizwa gute aba yabiyeretse nta matsiko biriya bintu nanjye ndabibonye nsanga ntabwo bifashe rwose njye ntanyumva njye numva wamuganiriza rero nzamuganiriza rwose mwana ntabwo yumva ndamubwira kandi ndira noneho ikindi nta kintu ashaka gukura muri uru rugo ese ubwo umwana udakora nanone nase bazavangwa n'ibyo byaba mukase ngo namureze nabi nagera mu rugo rwe ntirimunanira agaruke usanga ngiye imbere ibibazo ariko ntacyo nzacara muhamagare muganirize mubaze kimubabaza ubona atishimye ntabwo yishimye kandi rwose niba ubyitera njye ntacyo mba ntakoze nk'umubyeyi rero njye simbize rwose ariko se ni wowe umwigisha ariko nakubwiye ngo cyo bundi kutazangaruka imbere wabunuje gute ariko se papa urabona yabunuje atabunuje nkiza gukora ndakubaza uretse kusuzuguza abana nkiza kurambagiza nasangaga wambaye isoko reke nose mu myaka yacu ibi byari bihari sinisangaga wambaye ngutiya wagejeje hangaha n'ubu ngubu nuko ariko nyine imyaka irahinduka kandi ari mu niko ntabyo nshaka shaka hano ko ari iwanjye Niga papa nigaje umenya yuko turi mu kinyejana cyamba iyo wambaye ibintu bireshya hano ntago wabona n'umugabo ni wa wundi w'icyumweru kimwe cyangwa icyumweru kandi haranashyushye no nawe ubwejo nawe uzasanga wabunuje wikanzu ibimamo bita mwirukana ariko sanze wabunuje gutya wahita umvira mu rugo rwose jyawe uzapime ndabizi ubu ngubu azakubesheje ubone ngo nawe byubunuza kandi uri umukecuru ntago bibaho ngiye mumbwikira umushashira ko nari ngiye kwigendera ngiye guhamana Minerval nimaze iminsi mucanaho umuriro ngo mwabuze Minerval ngo murashaka kwiga papa none ubwo tugiye kugira Minerval yavuze mugabo basa ngaye wabahaye se bakayibare byacyo yabare turi byarebe kandi usigaye uzana ibintu byagasuzuguro je mutegeka kuba azali biga ntibazi kubara nabo sinari gushaka kureba ko ibyo tujya kwiga tubifata umugabo ntanzi do yashizeho n'ibimenyetso ku mafaranga ejo ngiki kimenyetso ejo narayirira mu busa uko nanyweye imiti yo kwa muganga kose uzangaye ikindi ibihumbi 20 se byishyuririye shuri kubara nayikwa papa ntabwo twiga muri nayi abana banjye biga muri ariko uzi ko ugiye kuzansuzuguza aka gace ibaze ko papa abana banjye biga muri nayi ntabwo mbabuza kwiga mu mashuri bashaka je twasezeranye ko amikoro ufite naya nayini ni 20 ase 20 bwo byakwisha n'ishuri ry'umuntu niyo yaba ari nayi abana banjye ntibaziga nayini rwose uko wanyu n'amafaranga yabohereje ejo bundi ariko se mukuru wacu se wagiye kuyazana n'icyo kigo
papa ko yari mukazana muri envelope ari no wamayemo n'ibihumbi 2,000 hanyuma se niwaje ugakuramo 50,000 nditumenya abantu biciye yari yohereje amafaranga papa yo gusana yakaraga toilette kari hari amusi w'amabati yari yakoze wigeze bimbwira ako papa nawe urabizi neza aramukubwiye se ntiwabonye ko akoze nawe arabizi neza yuko mukuru wacu yatubwiye ko ntazijya twishyurira ishuri ko niyo tubyaye mujye mutwishyurira ende sikibihumbi 20 umurage w'abana kuri iki gihe ni ishuri imwose bereri twishyura abana ishuri ariko je n'ubusaza bwanjye n'imyaka uzabubakira ano mafaranga ntahagije amafaranga yavamo iko hakira cyaza igiye kuvoma zibuze nanga abaye aranje de kwashakira cyavamo reka nkubwire rero uzabaha ibibanza ntayo nguhaye papa ntayo nguhaye yansubize jye wowe n'abandi hitumva imbere agakobwa we kandi nishinze wowe n'icyo gihugu muragenda mukohanya ese ahazagize unkora mu bwanwa kareba ababigisha nyine wibereye kuri n'abakobwa mwiganira mani nakureba gereye kiri nakureba kumenya ko bira n'ibiremo Imana yaremye urumva ku buryo ugomba kutumuri ureka gukurikirana amasomo ngo ujye wiga mu n'abakobwa n'abasore use nzahirire mu bitabo mu makaye guca kandi noneho wowe ushobora kuherera mu makaye ushobora no kuzakurusha umuntu tutabizi biri serebo uzi ko nahita mva mu ishuri bikagira inzira bigisha wirebera inyuma kuri ukandusha umujyana byo mu bakungu byaje uranyumvira nawe unyumvira nusubira byane byo turimo kuganira n'ubundi none se suri duwaye ugomba kumenya amakuru yose ari kwera mu kigo hasi byana byo mu wagaga byana byo mu byuzuye n'iki nababonye ese abakobwa babona icyo mwana abantu noneho baza mu kigo tugiye kureza nyine papa wabo yazanye abasigara kuri gate urumva ko nabasohotsemo amakuru bayakurikiranye cyaze bro nabonye iki baby Dogo. Wendo. Ne boss. Ushobora akazi kawe no gusinzira gusa nta kintu ushobora gukora. Akazi kawe ni ukuryama, waje kuryama nta kandi gashobora gukora. Tuzi ko amezi amaze kuba 2. Genda ku byo nkubwira, kumva ibyo nkubwira. Wimbwira amezi 2. Amezi 2 yose nahembwa, nzasubira mu cyaro nta kintu mfite. Noneho urashaka gusubira kugenda none hangahe? Mwirukana, mwe carte rouge. Ya none aha nako byakundikire kumaye amafaranga. Amafaranga kanyirukana nta kibazo. Mu gihe amafaranga ataraboneka ugomba gusinzira hariya nta kintu. Rego umuntu ntabwo yatekereza neza nta mafaranga afite. Ibyo mubaza si byo umbwira. Reba aya makaro kuntasa. Nyine amafaranga. Kora akazi baguha amafaranga. Bakwishyura nzakwishyura usinzira. Nose igihe cyose nakore kutamenya. Byamurasinziriye nta kintu. Amakaro nyine kugira ngo ase neza nawe urabyumva. Nuko wabanza ukamva. Nuko uryama ugasinzira. Nkaye natekereza neza. Biratwa no hakugira ngo usinzire udashaka gukora bafata inzira ukagenda. Nkagenda rero amezi yose amaze gukora ngaha nta n'ikintu maye. None se kuki ugomba gusinzira? nta yindi poroshe ikibazo cyawe nawe ibintu byawe byose ni mu makayi uhora mu makayi nese amakisi yatuzanye bro kisi yatuzanye ugifata ibuye rimwe uryicisha ibintu byinshi wiga ariko n'abakobwa ntabwo wabifatanya ngo ubona ko kubatsinda nuko nyine mbara focus ku masomo ariko iyo uri mu masomo sinzi bibereye mu bakobwa kuri amanya uburi muri nambabaza biga buri kuko ntabwo agombye kuba uri muri group yayibona amanota nk'ariya urabona aya makaro kuntasa ako boss na fata amazi uyahanagura beneza kandi boss naye hakorobye oya ntabwo amakaro asatye kureba nawe ihera amaso nawe uzi ko nabikoze hafi amasaha 2 ndi kuhakoropa guturuka na kumanuka kujya gangaha oya ntabwo ari kuyasaba reba hariya hejuru reba hariya ku mabara asangare ntabwo agomba gusata igomba gukoropa n'isabune irahari ukafashaka isabune ukakoropa amafaranga uzayabona musika akabido kose waguze k'isabune hasigayemo igice ikindi cyose nagikoropesheje ahangaha ariko wingisha impaka nge
emera icyo nkubwira. Erega n'utubaraga tuba twashize kubera mbanze iminsi nta mushahara mbona. Ngo amafaranga yawe uzayabona ariko. Byari se boss. Si amezi abiri ni iki kuri gihe. Amafaranga uzayabona. Ariko kora akazi neza. Uraryamye hari urasinzira. Nyine umuntu ari amafaranga arabona ntabasha gutekereza neza. Ntabwo wariye ko usinzira. Hari ariko hari utundi tuntu mba nkeneye. Ntabwo nterana nawe amagambo. Urumva? Ngiye mu kazi ninsanga utarabikora. Mu gitondo urahambira isafari by'iwanyu. Bose ngiye kujya nkora paka. Oya wintera amagambo ntabwo nterana nawe amagambo. Asa ariko Imana icyo cyose nigera n'undi ntacyagiyemo. Njyewe babirinze ubanyuma urumva cyari twaramenyanye wenda bitanegera imbere. Ariko nanone hano sumva rero byose n'ingati nini. Nyine ikintu mba ntashaka ni ukongera kuba uwanyuma kandi twaramenyanye. Ibintu biba bitangaje. Ijwi basinda kurusha ababyeyi babo batatu. Mbega umukobwa we. Zambarirwa u Rwanda rw'ejo pe. Ariko umwana wanjye ntabwo akwiye kumera gutya mwana wanjye. Sandra mwana wanjye uzambabarire. Ntuzankoze se nk'uyu mubyeyi yaravyaye kuko. Sandra! Ese kudasoka ngo ujye ku ishuri ndeba wakererewe. Ngwino ndebere mwana wawe. Singukerereza ariko tuturebe. Imodoka igutwara se yahageze. Nagiraza. Nizere ko Tesa ariko yasohotse yagiye agomba kugenda n'amaguru. Ariko kumva yagiye kare mama. Reka mbanze nkubwire uzi ku ishuri shate sintabaho ameze nk'injiji kitebire. Ninde se urashaka ko amenya ubwenge ngo azayobore ikihe gihugu? Byibuze amere nk'abandi bana like aba yigunze mama ibaze. Mva nkubwire mwana we. Ikindaje ishinguvu ni wowe n'iterambere ryawe. Ugomba kwiga ukazavamo umuyobozi ukomeye muri iki gihugu cyangwa se ukaba nk'ambasaderi cyangwa ukazagenda ukakora nko muri Loni. Urumva? Nkabayobora bose. Ukatuyobora abantu bose bakakubaha natwe umuryango wanjye kubaho. Umwenge njya ntambuka nkajya ndeba cyatisa ati wenda avuze ngo icara harya akora ibikora. Uriya agomba kukubaha abishaka atanabishaka. Akuze ukuntu aba ameze ku ishuri abateye mva araganya ahora ameze uko ameze nk'umwana w'imfubyi wajya. Uriya ni inteza. Ubu se uriya mwana niki ntamukoreye agatinyuka akirirwa yigunza se ubwo aragira ngo bavuge ngo mukasa murera nawe. Yego dango bajya bamva rero none umwereke urumva ubundi findi ngiye gucira umugani w'ikinyarwanda biba ngo findi irutwa na sararoga. Simufata neza arangiza akajya kunsebya akigira nabi. Kantine ntazayisubiramo. Chama tibuze uje mwana na duke n'umango kuri byibuze ajeje dana ataza. Oya azagenda bisabe nyina kuko jewe ibyo muha ntago anyurwa sibyo. Mami nawe urakabya mama ko yapfuye subara. Hanyuma nige wamwishe. Nige wamwishe. Akanibwira umushoferi aze ndabona yaratinze. Umva nkubwire. Mujya ataraza cyuma umwanya tuganire mwana wanjye. Aka kanya niko keza mba mbonye kugira ngo nguhanure. Sake witwara neza. Ugira ikinyabupfura ku ishuri. Dore nako byaye rumwe sibyo. Kira gicucu ngo ni mukuru wawe. Iterambere rye nta kintu rimbwiye. Yakwiga atakwiga yabinda yatabayo. Ibyo nta kintu binshishikaje kuko ngiye mbona adashaka kubona ko ndi nyina sibyo. Sinamufataga neza ntubizi. Sinamukundaga. Arangije ajya umva rero mwana wanjye. Ikintu cyambere nshaka nuko uzanyicaza mu gisharagati nk'abandi babyeyi ukamisha agaciro sibyo. Icyo mvuze uracyumva? Ndabyumva. Ugomba rero ko umukobwa mwiza ufite ikinyabupfura ufite indangagaciro kugira ngo uzabone umusore mwiza kandi ukorambagiza. Ubu buntu bw'ubuhungu mungana bw'umwirirwa mukururana. Ndabushota mwana wawe ya ntago biri rwose mama nabara bagushyira mu mico mibi ujye utoranya inshuti mugendana ntukagendere mu kigare sibyo. Hanyuma rero nakwishyuriye minervari amafaranga nagomba kwishyurira Tesa niyo ugomba kuzagirira muri kantine. Ntago mwishyurira se ngo azigabe ministry. Burasura n'uri ateye imbere ngiye byangeraho. Nta n'ubwenge agira. Umva rero ari mama napfuza. Nibashaka bazamwirukane kandi ntakageze hano ajya agenda ajye mu gihuru atahire rimwe n'abandi. Cyangwa arirwa buyera aho ngaho mu mihanda hose. Cyangwa ajya nahora no kuri toilette. Ugomba kujya unywa amata.
kugira ngo ugire umubiri mwiza woroshye ugire itoto sibyo hanyuma n'umwana wanjye ujye ugira ubwenge usubire mu masomo umwarimu nagushakiye kwigisha ko nta kwigisha neza aranyigisha uvuga n'icyongereza neza nza kuvugira icyongereza ubwo rero ibyo nibyo nkwifuzaho ugende wa mugabo muri kantine namwohereje amafaranga 150 ayo ngayo ugomba kuyarira ugashaho ugasengeramo n'inshuti zawe nzaramuka amenye ko wahaye kiriya kigoryi ngo ni mukuru wawe nawe ntabyo uzongera kubona n'use wawe ntibimuhaza ntabwo nabibona rwose ararya cyane ngaho rero dore urasa neza ngaho ugenda ujya ku ishuri I love you ndakunda mwana wanjye amasomo meza yego Solo si bisanga ibigo byose si biba bikuze kwandikira aho ugomba kuyanga mbese uragira ngo uracyari mushyashya uragira ngo utangire ugirane bifo wenda njyewe nasubira ari imiyaga kubera ko hano ukuntu tuba twahuje ariko se uragira ngo utangire ugirane bifo n'abantu byose tugere ku ngo twabaye Hey, I'm the head boy. Oh, you are the head boy. That's why you look handsome. You have really ndakeka njye nambara tayi mbese ikigo mwigagaho urabona ari hano ari naho nyine wenda turetse ibyo kuba wamenyereye ukumva yabizi hano wasanze ari sawa cyangwa ho hari munsi ya mwere ntabi cyane actually papa twamubwiye rwose azajya ubundi we don't like this school ariko bafite icyumba nta kibazo I can stay mbese ubwo njye ntawe ndi impamvu yatuma uguma mu kigo cyane rwose 100%.